Ndabasuje nanone nshuti bakunzi bacu, nshuti bakunzi ba Rwanda Star TV, nkwibutsa gukora subscribe ku biganiro byacu. Hanyuma kandi ushobora no gukanda kuri iyo nzogera kugira ngo nidushyiraho ikiganiro gishya ujye uhita ubona ubutumwa muri telefone yawe bukwereka ko icyo kiganiro kigiyeho, hanyuma ugikurikire utaracikanwa. Rwanda Star TV rero tubagezaho inkuru zitandukanye ziganjemo iz'ubuzima. Niyo mpamvu uyu munsi nkuzaniye akantu gakomeye ngira ngo rwose ntucikwe. Umaze gukora subscribe, umaze gukanda ku nzogera, nuze no kuzuyaza gukora share mu gihe ugakunze. Hanyuma share igufasha iki? Igufasha kugira ngo bisangize inshuti zawe nazo zunguka ubumenyi nawe uba wungutse. Uyu munsi nkuzaniye impamvu ikomeye udakwiye kwinjiza inkweto mu nzu yawe. Ni ukuvuga ngo nimba ugiye kwinjira mu nzu banza ukuremo inkweto uvuye hanze wambaye. Ingo rero zigira imyitwarire itandukanye. Akenshi usanga mu ngabagabo ari bo bigize indakoreka, ari bo udashaka kubwira gukuramo inkweto, aho umugabo ashobora kukubwira ati se inzu nishyura cyangwa se niyubakiye integeka gute cyangwa se muyintegekamo gute, mushobora gute kumbwira gukuramo inkweto, simfite abantu mu rugo bakoropa bakora isuku, rimwe na rimwe kanakubwira ati simfite umukozi nishyura. Ibi rero ntabwo ari byiza. Hari bamwe rero batazikuramo bakabihuza n'icyubahiro, ariko burya siko bimeze. Inkweto wiriranwe hanze ntizikwiye kwinjira mu nzu kuko zakuzanira akaga kenshi. Kamwe muri ako kaga ndaza kugenda nkakubwira. Hari impamvu zitandukanye zikwiye gutuma ucika ku ngeso yo kwinjirana inkweto mu nzu. Aka kanya nimba wajya kubikora, tangira utekereze ku buryo bwo kujya usiga inkweto hanze hanyuma winjirana ibirenge, ni byiza cyane. Dr. Charles Gebra ni umwarimu mu bijyanye na za mikorobe, yize ibijyanye na microbiology ndetse n'ibidukikije muri kaminuza ya Arizona. Yabwiye ibitangazamakuru bitandukanye ko munsi y'inkweto burya haba hirunze za bagiteri zishobora kwanduza ibintu byo mu nzu. Ati nimba wambaye inkweto igihe kirenze ukwezi, kuri 93% nibura ziba zifite bagiteri zituruka mu myanda itandukanye irimo ndetse n'amazirantoki, kuko tekereza ubwiherero uba wagiyemo bwaba rusange cyangwa butari rusange, kandi hose haba hari mikorobe zitandukanye, hanyuma uze zose uhita uzikwiza mu nzu. Hanyuma rero avuga ko ziba zuzuye mikorobe zaba iziva mu mayira hariya tugenda ndetse mu bwiherero rusange n'ahandi hatandukanye. Izi rero zishobora gutera indwara zitandukanye zirimo n'impiswi cyangwa se infection. Ziriya mujya mwumva infection ziba zifata ahantu henshi, cyane cyane nko mu miyoboro y'inkari ugasanga harangiritse. Izi mikorobe winjiranye mu nzu zishobora gutera indwara z'ubuhumekero, zishobora gutera indwara zangiza ibihaha n'izindi zitandukanye. Hanyuma rero uyu mudokiteri akomeza avuga ko igihe ufite umwana muto by'umwihariko ukambakamba, uriya mwana ashobora kuba ari mu nzu akagenda atora utuntu twose, cyane cyane buriya bari abana bagira ikigera agenda atora utuntu twose ashyira mu kanwa. Biba rero ari ikibazo gikomeye niba mutajya musiga inkweto hanze. Izo mikorobe usanga arizo ziri mu nzu gusa, agasanga akana agahita gaterura agatangira kwimiragurira za mikorobe. Tekereza rero guhora urwaza umwana ku bintu ushobora gufataho umwanzuro. Umubyeyi rero ugasanga atangiye kubona umwana ararwaragurika, agatangira kwibaza icyabaye, ati umwana wanjye yarozwe, umwana wanjye ntajya asohoka, kandi nyamara uburwayi afite bufitanye isano na ziriya mikorobe wowe ubwawe winjiriza mu nzu. Ziriya mikorobe rero inkweto zinjiza mu nzu zishobora no kwiturira muri tapi. Nimba mu nzu yawe hari tapi cyangwa imisambi, biterwa naho utuye, hari abaramburamo tapi, hari abashyiramo imisambi, ugasanga igihe cyose rero zibana nawe mu nzu, ugasanga nta nubwo ziri ahantu ushobora gukoropa hahandi toroshi igera. Gusa igihe inkweto zawe zikunda kumeswa, nanone haba hari amahirwe y'uko zigabanukamo ziriya mikorobe, ariko ntabwo ari ku kigero kinini. Kuri 90% nimba umesha inkweto mu buryo buri totali, kuri uzishyira mu mazi nyine ukazimesa, mikorobe ziragabanuka. Ariko bari abantu bahanagura ntabwo bikemuka. Icy'ingenzi gusa ni uko utekereza ko mikorobe zose wiri utoragura mu nkweto wiri ukoyora uza ugahita uzinjiza mu nzu. Hanyuma rero niba ubangamiwe no kwambara ibirenge, hari abantu batazi kwambara ibirenge, akaba ariyo mpamvu akomera ku muco wo kuguma zambaye no mu nzu. Ushobora kugira imiti yica mikorobe ukaba wayishyira imbere y'umuryango nko mu kabasi cyangwa mu kindi gikoresho runaka, hanyuma waba utahutse ugahita ukandagizamo ibirenge munsi ya za nkweto nyine ukizambaye, hanyuma mikorobe zamara gupfa nko mu minota runaka ukinjira mu nzu. Ibyo byagufasha. Ariko hari n'ikindi kintu gishoboka. Ugira inkweto zo mu nzu n'izo hanze, hakaba hora slippers ziteguye ziri mu nzu
nzu hafi aho ngaho ku rwinjiriro ku buryo ugera imbere y'umuryango ugakuramo zimwe wari wambaye wiriwe wambaye ukazisiga hanze aho, hanyuma ugahita ushyira ibirenge muri zimwe zagenewe mu nzu ukinjira mu nzu ugatangira kugendagenda mu nzu yawe wisanzuye. Ariko ibyiza ni ukuzisiga hanze ukiyambarira ibirenge, nabyo ntacyo bitwaye kuko birashoboka kandi ni na byiza. Burya hari imitsi y'umubiri w'umuntu cyane cyane mu birenge iba inakeneye kumva buriya buzima bwo gukandagira hasi. Uretse rero kuba izi nkweto zatera indwara, hari no gutera umwanda mu nzu ugasanga ibikuta cyangwa se isima byaranduye nyamara utazi ko bituruka ku mwanda uva mu nkweto winjiza mu nzu. Ni ngombwa rero ko niba wajyaga wanga gukuramo inkweto igihe winjira mu nzu wibwira ko ari icyubahiro se cyangwa ubwisanzure cyangwa se wenda binakujena, tangira uzikuremo kugira ngo urinde umuryango wawe nawe ubwawe wirinde, kuko nta muntu ukenera kuba ahantu hari umwanda, nta muntu ukunze kubona ibintu byose byaranduye kubera rwa rwondo winjiza mu nzu. Muri rusange ni byiza cyane kwitandukanya n'umuco wo kwinjiza inkweto mu nzu. Wumvise ibi mikorobe ugenda utoragura aha hose tugenda dukandagira, hariya hose twinjira mu bwiherero, hari hose tuba twanyuze haba hari n'abandi bahanyuze bahasize mikorobe zitandukanye. Rwanda Star TV uyu munsi niyo nama nakuzaniye, nicyo kiganiro cyiza cyane nkuzaniye, nizere ko ufashe umwanzuro uhereye none. Ntabwo ibi ngibi nguhaye ari ibitekerezo bigarukiye aho ngaho, nawe ushobora kujya ku mbuga zitandukanye ukisomera ukagenda ureba ibibi byo kwinjiza inkweto mu nzu, ukagenda ureba mikorobe zitandukanye inkweto zishobora gukura hanze ziriya wiriwe wambaye, hanyuma bikagufasha bikagushyigikira mu mwanzuro ugiye gufata. Ndagushimiye cyane. Rwanda Star TV nzajya nkomeza nkugezeho ibiganiro bitandukanye, hanyuma kanda like nimba ugikunze, kanda share uhereze inshuti zawe, ukande ku nzogera by'umwihariko kugira ngo ninjya shyiraho ikiganiro gishyashya ujye uhita ukibona, hanyuma ucyumve mbere rwose amazi atararenga inkombe. Nimba utarakanze subscribe ndakwingize kugira ngo ubikore, hariya ni bwo buryo bwo kugira ngo umpe inkunga yawe. Wakoze cyane.